yibutse iby'Imana igize gute yakoze. Ibintu Imana yakoze reka mbabwire ko byibagirwa ni itangiriro ryo gukora ibyaha, ni itangiriro ryo kureka Imana, ariko guhora ubyibuka bivamo imbaraga zo gukomeza gukorera iki Imana. Iyo tuvuze kwibuka iby'Imana yakoze, twasomye hano muri Luka 7:40, abantu bumva ni nk'ibintu bijimije, ariko irani disikuru ya Yesu. Yesu umunsi umwe ngo yigeze kuba ari kugenda mu Bisirayeli. Uwo munsi yarashaka gukosora imikorere y'Abayuda. Mu Bayuda hari harimo itegeko rivuga ngo nihafatwa abantu basambana ku mugaragaro, ibimenyetso babifite, baje bafata umugore cyangwa umukobwa bamwicisha amabuye. Reka wenda dukoreshe baje bafata uwo muntu bamwicisha amabuye. Noneho Yesu aza kuperereza, asanga iyo bafashe umuntu asambana, umwe bamucikisha undi bakamwica. Aravuga ati uyu munsi ndatangiye ikosora. Akorera aho hafi y'ahantu icyo cyaha kirabera, baragikora, murabizi ntawe ugikora ari umwe. Baba barahuye bakora ibyo barakora, bari baratoye abantu bameze nk'abahomugadi, bagenda baca mu masaka no mu bigori bareba bari mu bintu, bati turabafashe. Baba barabafashe, babafashe babwira umugabo bati cyanga aho wiruke, babwira umugore bati amaboko hejuru, umudamu arayamanika, batije imbere tukujana aho twisanzwe twicira abandi. Umudamu baramumanuye, mu kumumanura Yesu nayo ngo arihuta ahurira nabo muri rompuwe, bati dore n'umwigisha araje. Bati bite se? Yesu ati ni byiza. Ati ko ndi kubona zimutonze umurongo. Ati tugiye mu kazi. Ameze gate se? Ati tugiye gutunganya uyu muntu. Mumutunganya se mubika? Ati hepfo. Kugira gute se ko mufasha amabuye? Bati twamubonye agira ate se? Asambana. None se agiye gupfa cyangwa agira icyo bivugaho twumve kuri kubangamira amategeko ya Mose. Yesu ngo arabareba. Harakantu nasomye mu mutima pitanseka. Yesu ngo abarebye ngo ahita amenya ko wabo bamuhishe bakaja kwica utagira uwe. Aravuga ati nese iki cyaba gikora umuntu yagikoza ari umwe, ato bagikoranye yaducitse. Yesu ati muje kumuzana nawe. Bati ntatwamubona turicuye. Yesu atumva mbabwire, mwakwepesheje uwanyu ariko nanjye ngiye gukiza uwanje. Mu bintu nkundira Yesu, yifatanya n'utagira uwe, yifatanya n'utagira uwe. Mushake mutahanike. Yesu yifatanya n'utagira uwe. Iyo abonye abandi bafite ababo, ahita yifatanya n'utagira uwe. Avuga ati wanyu mwamukwepesheje, reka mbereke ko nanjye uyu nguyu. Niyo mpamvu uyu nguyu menya ariwe waririmbye ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Hari ibintu Yesu akora nimutabyumva mukecuru arabyumvisha. Yesu ahita aza agahita ahita avuga ati, abandi bati noneho ngaho gira icyo uvuga. Abaravuze ati nta kibazo, tongeyeho irindi, muri mwebwe utarakora icyaha namutera ibuye. Uwa mbere ababwiye uwo bicanye ati mutere niwe hoge muri nibature. Undi ati nayigiyemo se nari mvuye. Undi ati ahubwo mutere niwe twabonye uri kubyina ku cyumweru. Undi ati narabyinnye se ntashe njaye. Undi ati mutere niwe uteraga za haleluya z'imirambararo. Undi ati iyo nzimaze kuzitera si ndahaye. Bibiliya iravuga ngo habura n'umwe umutera iki? Yesu ngo ahita yunama yandika ibyaha byabo hasi. Arandika aravuga ati weho Sebishimbo, ndabona ufite ibuye ushaka gutera uyu mugore. Nizere ko mbere yuko umutera wibuka ibyo wakoranye na Nyiramasaka munsi y'amashuri. Aravuga ati yaratubonye. Abaragiye. Yesu arongera ati nawe Sebirayi, nakubonye ko ufite ibuye, ariko mbere yuko utera uyu mugore nizere ko wibuka ibyo wakoranye na Nyirabitoki munsi y'isoko. Aravuga ati bararangiza uyu nanjye bahite bandeba. Abaragiye.
Yesu ngo yunamutse asanga umudamu arahagaze, aramubaza ati bitese, ati ni buhoro buhoro. Abagabo si bari hati ngabo mu kanogo, ngabo bari kwambuka ku Gisozi, ngabo baragiye pe. Yesu ngo ahita ahindukira aramubwira ngo genda amahoro, ntuzongere gukora icyaha ukundi, utazabona ishano riruta iryo wari ugiye kuba. Mudamu arategereza ati bwose arancangaye, iyi dosiye yangiriyemo iyi dosiye yagize gute? Ntago muri uko byumva kanibwirire sharo, iyi dosiye angiriyemo arancangaye. Umudamu ati ariko naho nagurisha aho ntuye ndapfuye. Ategereza ko Yesu aramubwira ngo shize igihumbi, abona ntabyo arimo. Umudamu ati satanca n'amafaranga amburire n'urushi cyangwa umugeri, abona nta n'urushi nta n'umugeri. Yesu ati hutuze kureba abana uteka agakoma bamwe. Umudamu ngo bateye intambwe abona biremeye, atera iyindi abona biremeye, hageze hirya abona biremeye, hageze hirya abona biremeye. Abahuye n'umuntu wa mbere ati bitema, ndati ni byiza. Ati byabihanyazwa se birakurekuye, ati bitande kurasa, ubicitse ute ko bidateretwa? Aravuga ati birazi nakwirirwa mbitereta ko bihuye na Yesu. Yesu agahita avuga rimwe bikandekura. Ati ni Yesu ubinkijije. Umudamu barihuse agera mu rugo, abana bati mama araje, ma bya bigabo birakureka, ati birandekuye guteze, ati Yesu arabinkijije. Umudamu ngo aba mu buzima agenda avuga ngo ni Yesu wabikoze, ni Yesu wagize gute. Aravibura, araririmba, aratamba, aravuga ati nta wundi niwe, ni Yesu wabikoze. Umunsi umwe rero ngo baramubaza bati se none ari hehe, yaguciye angahe? Undi ati hari n'ikindi kintu siyanciye, nibyo gusa rero gukije rigenda ataragenda da. Nase ndi wanategura umunsi tukamusura tukamujanira n'igiseke ko amasaka yenda kwera. Umudamu ati se ndamenya abahehe ko atagira harambika umusaya, amusura heza. Abandi batari ko wa mugore we, dukurikije uko idose yawe yari ikomeye washaka ukuntu bigenza. Umudamu aravuga ati ahubwo ndamukumbuye, aho muzamumbonera muzahandangire ngo Yesu amenya ko amukumbuye. Yesu amenya ko agize gute? Ari kwiriya hejuru, Yesu amenya ko agize gute? Hari abantu baba bakumbuye Yesu. Haleluya. Yesu amenya ko amukumbuye. Ngo mu karitsiye umudamu yaratuyemo hari harimo umugabo w'umukire w'umufarisayo witwaga Simoni. Yesu ngo ahita apanga ati Simoni nzagusura, nzaje wanyu igikondo. Ngo Yesu abarahanyuze, anyura muri ya nzira ngo wa mudamu baramubonye, aravuga ati ye baba we, umusatsi niwe, amurebye ibirenga ati n'uyu, n'ikanzu niyi, n'inkweto nizi yari yambaye. Aravuga ati ubuse muyambire, ati se ndamuyambirira ku gasozi mu nzira. Aravuga ati ubusagiye, aracunga ngo abona Yesu yinjiye mu marembo kwa Simoni. Umudamu aravuga ati kamukurikire nje kumuyambirirayo. Ngo agiriye asanga Yesu yicaye muri saro, Simoni yamuhaye intebe, waramusiga yigendera. Tugira abantu basiga Yesu nta n'isoni, kandi yarari aho bari. Ukabona umuntu Yesu ari ahantu, ukabona umuntu arahagurutse agize gute? Bwira uwo mwicaranye uti buretse kugenda, Yesu arahari, ntugasige Yesu, ntugasige Yesu. Yesu yari ahantu tuhaguma. Simoni ngo yaba yigiriye iyo hirya, ngo wa mudamu baragiye, yinjira mu rugo kwa Simoni, abasanze Yesu aricaye, ngo atangira kwibuka ibibumbe by'amabuye abagabo bari bafite. Abayibutsa aravuga ati ahanje ntiyaba hakibukwa, ati bumba naribagiranye, ati abaheza ibitoki, ati bungubu babarakoteye na sima, ati sinarinzi ko wangirira neza kuriya. Munsi yo zirazamuka, amarira baraguye, amanura amarira ku birenge bya Yesu. Ngo arangije umudamu aririye hejuru ya Yesu, amarira aratemba aba amazi ku birenge bya Yesu. Umudamu ngo afata umukondo w'amavuta asuka kuri Yesu, aravuga ati rwose ibyo wakoze mbihaye agaciro, ibyo wakoze mbihaye iki agaciro. Harakanda amavuta aramanuka. Simoni ntiyagiye guhinguka, abarahingutse ati indaya se ingereye mu nzu gute? Bakabona umugore ari kureba Yesu bagaseka. Simoni ati nabaho iri tereta se ryaje ryari? Uyu si umwigisha rero? Ati niwe. None si indaya bahuriye? Simoni ati sinaceceka mu nzu yanje. Mwigisha
Yesu ati karame. Ntuzi byose? Ati cyane. None iyi nyagwa ivuye ku gisimenti igera hano utayibonye? Yesu abwira Simoni atari ko Simoni ushira isoni uratukana pe. Umuheruka ryari? Kwa Yahuye ndarimo 500. Bose bashaka ubwishu barabubura. Uwo mu boss ahita bahamagara arababwira ngo mwese imyenda yanyu yose ndayibahari. None se Simoni ndashaka kukubaza, muri abo bombi ninde wakwishima kuruta undi? Simoni ati urumva nyine ngira ngo nuwo yahariye inyinshi. Yesu ati uvuze neza. Ati urabona uyu mudamu? Simoni ati ndayireba. Ndi kuyireba. Yesu ati nkiza? Ati yindaye. Yesu ati iyo mvugo ntiyemewe ndayikwiyamye. Urabona uyu mumama? Simoni ati ndi kuyibona. Yesu ati ariko byo ndabikwiyamye. Uyu mumama wamubonye? Simoni ati ndamubonye. Uyu mumama ureba mperutse guhura nawe bamutambikanye bamujanye muri transit ariko anyuze igikondo yumva igiterane kirimo ahita amanuka bamvuze ahita aca bugufi mpita mujamo mukiza ibikomere byose yari afite. Uyu nguyu rero mperutse ku mwaka wambuzi, mperutse ku mwaka abanyamaboko bashaka kumukurbana ngo bamwice, ubari kwibuka ineza yanje bigatuma ubundi wose ndashaka kukubaza urarinda wavuga uyu mudamu sinari nakubwiye ko ndagusura? Ati yego. Ko ninjiye iwawe wigeze umpobera? Ati nagupepeye. None si cya kabiri wigeze umpa amazi ngo nkarabe? Atoya. Wigeze umpisume ngo nkumure ivumba? Atoya. Ariko uyu mudamu sindiwe kandi arambonye ahita mpobera, ntiyansomye ku munwa ansomye ibirenge n'ivumbi rihari. Simoni atazi kwitanga. Icya kabiri uyu mudamu mu cyimbo cy'amavuta yabanje amarira niyanyogesheje. Simoni atayanjeje mu nda. Yesu ati dore uyu mudamu ntiyabona isume kuko atari we mu rugo, ariko arunamye agira gute? Amanura umutwe ahanaguje umusatsi we kube. Simoni ati ibyo byose nabishobora. Yesu ati rero Simoni nawe si wowe uwababariwe bike akunda buke, n'uwababariwe byinshi akunda cyane. Mukomere Imana amashyi turasoje. Imana ibahe umugisha.